viewers inshuti z'u Rwanda, iyi ni Wakwetu TV iri kubabwira ngo turabasuhuje, tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu. Bantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abantu uvuga mwese turabasuhuje. Mwibutsa tujye kora season y'inyarwanda, twasizemo amajwi nanone bikitirwa nk'agasobanuye, bahise ngo uwarusomye. Iyi ni episode ya mbere. Nyiri nkuru uwayanditse Uwiringiyimana Jean d'Amour. Uyu mukinnyi muri kureba yitwa d'Amour. Turi muri kondisiyo katoto katoto ka mama. Uyu munsi turatangiye ku mugaragaro. Wibutse ko uwayidirectinze none Uwiringiyimana Jean d'Amour ari uwo muri kureba kuri screen yaho. Ni icyamamare kazi baramuzi ari iki Kigali. Cobra rumwedita mwiza ubisobanukiwe akora abasobanutse bityo bagakora ibintu bisobanutse. Turikomereza umushaka abantu bita ku Gisozi yazebere twaruko ati nshaka umufotographe kamana mu cameraman ko ati bamwita Cobra baramukore karazwi. Icyamamare kina singaho Banyarwanda namwe ndetse mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mu rwego kugira ngo dukomeze guteza imbere sinema yacu. Reka iyi team cyangwa se iri tsinda nkuko nanjye nabaze tereka mbafashe ihangane nawe kuri uyu munsi kanda kunzogera, ariko mbere na mbere kanda kuri subscribe tukanda kunzogera, sibyo? Reka tubatera inkunga. Bimeze bite iyi nkuru ni nziza ntabwo napfa gusana filime bashobora kwa nyine hari utuntu batari bakosora. Nge namwe turaza kugenda twakosora muri comment turaza kugenda tubisobanukirwa, sibyo? Bimeze bite ese ni ikihe kintu bagomba kwa bakosora? Witonde neza witonze. Sabrina karame mama Yahamagaye mwana we ndagukeneye ihutano ndagukeneye wumva amagambo akurino hatagira ikintu ucikwa. Wakwetu TV reba nimba ariyo YouTube iri bigucaho kandi subscribe icarangasha tumaze manze nakubwira ubundi batubwiraga kwishyiga ari kikorana n'amagara ryaraje. Mwana wanjye rero maziminsi ngwishibanga mu mutima ati hari ibanga rikomeye nyina hisho kwishurira umve ibanga nyina cyo kumishurira niba kwihishurira uzarikora. Ese mama we kandi iri banga muri make rirasane n'icingano bitse mu mutima wawe utambwiye ko nzi kumbwira ibintu byose byaba ari iri ibyo byose ko icyo utabimbwiye mama. umve musaza wawe nawe ko byamuribagariye ati bibaye byiza yahamagara na musaza we kuki mama nyuma y'imyaka myinshi cyane ashaka kubwira abana akavuga ati umuhungu n'umukobwa wose ndabakeneye ariko byagenda ko ariko ko sirani mayiwabo n'ubundi yashe dore imbobo toto dore urumogi yicarana buriya meri wanjye urumva ni iki ni imbobo muramuzi gusa vuye nemvuye kureba abagiye banjye kandi ibyo ibintu by'amabayibobo gusa mama rugushaka mwana wa yego bana banjye ikintu ushaka kuvuga uri kumwe na mama ijambo rijya kuvugirwa ngani muri ciko gusa ushaka kumbwira ko turi kumwe na Sabrina kukitabibwiye Sabrina wenyine yego rakucyo atabibwiye sister gaza imubwira ko nururara ubundi meri wo kumfatirana n'iki nimubwira ntihararaza kwimbwira rwo nurara nawe birakureba ushaka kuko ibyo nashaka ati mwe ndabakeneye mwabana mwe ibi birihutirwa rero mbere y'imyaka 16 Nyagasani ati kumbe mbere y'imyaka 16 byagenze bite? Nagiye kugwaza musaza wawe mu bitaro numva ngo papa warapfuye. Hey umunsi se waba bana yarapfuye ukara nageze mu rugo umve sanga nta kintu kiri mu nzu. Ati ubwo yari ku bitaro papa wabo bana gapfa yagarutse mu rugo asanga nta kintu kiri mu rugo. Impapuro z'imitungo cyangwa se ibyangombwa by'ubutaka ari n'ibintu byose byo mu nzu nsanga nta kimwe kirimo. Yasanze inzira kumuhamagara muri make yasanze bamwimuye ngwiki yahamagawe na muyaga ako kantu kanditse mwari matazakamoza kakayoberwa impapuro z'imitungo none izo mpapuro z'imitungo ninde muntu wacunga twapfishije akasa kutwiba. Umva rero bana banjye umuntu isiko afite ikibazo nawe isiko wanyu kagamba Nyagasani kumbe ngo umuntu ise yapfuye bafitanye bifu yari se wabo cyangwa se mwene nyina wa se waba bana mama we none se ibyo bihure n'imitungo mama ngo mwana wa isiko wanyu umve avukana na papa wawe kandi atuye mu Ruhinga kandi buri icyo bari gupfa ni imitungo ugomba kumumenya. ati bagomba kuba bamenya ukuri ise wanyu impapuro y'ibyangombwa by'ubutaka byose niwe wabitwara nyuma y'imyaka nababwiye haruguru katorore wishwe papa wawe. Rero mugomba kwisubiza ibyari ibyaso mwabana mwe kuko urani wowe wabiciye papa wanyu mugomba none gufata inshingano mukihorera. Mbese muri make umubyeyi kwigishya abana ibintu bibi kuba bakwihorera ntabwo ari
ibintu byiza ese bigenda gute we ibyo yananiwe nibyo agiye kubatuma yakubayo kubera ko yishe papa wawe ako kantu ugashyira mu mutwe ko yakwiciye so ako kantu urukumva ese mama dore mama ko numva ari umwicanya ari sekibi njye ninjya kuba nanjye akanyica umva ntabwo najya kubayo ni abantu batangiye gutinya tugiye kubayo watinyutse akatwicira papa twe ntiyaduhita wamwe ugomba kubikora nyine ari kubatiriza ibyo nyine avuga ari inshingano kuri we n'ubundi kwihorera ntabwo ari inshingano mama genda umva rero simbizi abana batangiye kugira ubwoba uzi kubwira umwana ngo jyewe ngo kandi ngo jya kwihorera umukobwa yanze kubyumva abana b'abakobwa ubundi akenshi baba bakuze mu mutwe bashira no mu gaciro ntabwo ari nk'abahungu rero uruhungu rwo nuguhita ufata umupanga rugajya gutera ati abana banjye mugomba kundwanira ntukabe ibigwari umukobwa yagiye hanze umwe muri ba bana be katororera ubona umukobwa ukabona nyine n'uburyo agenda ukabona nyine arabimerita hari n'umukobwa rero wabona ye kugenda ugahita mwana we urasa ari muziye ukamusabira ati yewe uko ateye ntabwo atewe amagambo akurino mama mbwira ngo nzajye kwihorera ngo kuki mama ari kunuma ngo ujye kwihorera ubundi sabaye atari nawe wabikoze wamugana sanze umuntu atari wabikoze byagenda bite kosa ubundi aba yari nawe wabikoze ubundi sabaye anariwe wari kureba filime wabigenza ute umuntu yarakwiciye papa wawe se wabigenza gute katorore mbagusuzugura iyi ni episode ya mbere uyu ati ntabwo nasuzugura mama wanjye ariko none kumusuzuguye byamubabaza nta mama byamubabaza buriya umubyeyi ni ikintu kigoye njyeyo nimara kujyayo menye neza koko ko ari we wishe data menye ko wica agiye gukora ni amakuru agiye gukusanya amakuru n'ibimenyetso mbega muri make agiye kuri film cyangwa se kuri tele kujyayo aribyo bita observation abantu mwize ibintu bya politiko buriya murabyumva neza cyane amubabarira ubuzima bwe bwose ati nanjye nsanze rero wampekuriye cyangwa se akanyikira umubyeyi sinamubara ubuzima bwe bwose namwihoreraho bizagenda bite iyi ni episode ya mbere njye nitwa nkuba batinya nitwa honorable Potter filime zinditse abana ziri kuri icyo nitwa nkuba media mama nabitekerejeho ngomba kugenda mama we wamwe n'umukobwa afashe umwanzuro imbere amusaze na mama ati none ngiye kugenda ngiye gukora inshingano tugomba kujyana sister rero nawe bashobora kukwica ni umubayeri ubwo si bakwiciyeyo tugomba kujyana kamamba aho umubayeri aremetari bagiye kujyana bimeze bite ni episode ya mbere mwana wanjye rero ibyo nibyo nababwiraga mwabana banjye buriya abakecuru ntaramenya babifite izo nshingano zanyu urebe yego rwose mere agomba kubanza kureba uko bimeze uriya mugabo n'umugome bagomba kumanza bakareba uko bimeze nibyo ati ako kantu niko yewe n'umwunganizi nyine urumugiro ari rwinjiye ako kantu nako niko buriya nitegura mama ntitagenda nonaho ako kantu tugomba kugenda umve tusigaye by'ibijumba turya ibijumba n'ibishyimbo byonyine twari dufite imitungo papa twe turya ibijumba amakanda kandi sha imitungo yacu data wacu ayirimo aba bana byarabababaje uzi ko mama wanjye yabaruhana mukingari mu mitungo yanyu niki namwe muri kurya imitungo y'imfubyi muranga amara ko kantu niko kabi kazana bagaruka big memory of yanga n'abamukunda natwe yatwensipiye twese turacyakomeza kumbwira ati imana imuhereze uruko ridashira kandi imana imworohereze kubw'imirimo myiza yakora ahangaha ku isi imana izamworohereza dore kumbi dore umukene wo mu cyaro sasa business za abakire bo mu cyaro business zakire mu cyaro urumva nukujya nukugwatiriza inka nukakagurisha ibisinde imirima nyine bahinga uvuna muheto ramuginga kuru wanje umve ari kwigamba ibi byose mbirimo ariwe mbikesha amazu y'intebe ibintu byose byose arimo ni wabikesha dore kumbe uwagize gutya akice mukuru imitungo yose amazu yose yarabimwambuye n'imirima bimese bite haryo ugura iheruka uza we ati n'ubundi arega ntabwo amuheruka azaherewe kamamagara 10 yanjye buriya uyu munsi ushobora gusahura umuntu ukaba mugiye gusangira n'inshuti yawe kandi wowe inshuti yawe nayo iri kugusahura wariteranyirije ubusa katorore iyi ni episode ya mbere mwibutsa kare subscribe kuri YouTube channel yacu dore neza handitse ngo Wakwetu TV season turi kureba yitwa warusomye kuki bahise ngo warusomye urwishigishiye baravuga ngo ararusoma ninde ugiye kurusoma rero ugurira amagana hera umi yanjye bimeze bite yahamagaye inshuti yo bagomba gusangira nyine yego uracyari iyo mitungo abamanyura amazi babasinzi bene so nawe namwe ni mubayobewe tura abantu waje dushyinguye ko kwirimba ariho benshi badasubira urebe
ntagire ijambo rimwe rigucika. Iyi ni episode ya mbere. Ibuka uduhereze inkungu kandi subscribe. Yamagaye inshuti ye gusa ati twahuza nanjye ndamakaritse n'ikindi cy'umusaza ati sawa ko byose byagenze neza kandi ndari akaboko kawe. bivuga ko uwo muntu ari wamufatanya icyaha ati byose nubwo byagenze neza uko twepanze byari akaboko kawe mama we n'umugabo cyane. ubwo turaza kwa twasubira mwana n'umwunganizi n'umufatanyabikorwa azi ngo afite ishumi kandi yamufashe ko yakwica umuvandimwe we. bizagenda bite? Wibutsa iyi ni episode ya mbere. Yamuneki inkunga yawe irakeneye kandi subscribe gusa. Aho hatukura mu kuboko kwawe kw'iburyo. Yego aho. Kana no kukazogera. Yego urakoze wowe nimba ubikoze. Nawe bikore uko. Akuriro kobwa amaze kwambara agiye kwihorera. Katurori babasize icyaro. Niba agiye kujya kwihorera simbizi Katurori. Ariko burya baravuga ngo ugiye kwihorera ateganya imve ebyiri. Iyo ugiye kwica cyangwa se nawe iyo ushobora gushyingurwamo. Genge kuzakora niba mfite amakuru y'umukinga wishe papa wanjye ngiye kuzakora bwabaga bwose bashe kuyavumbura ati mwana wanjye nanjye ndagushigikiye kandi azahirwe. Katorore yo kobwa agiye kwihorera muhungu arasiga abahungu nyine babizi ni basangiye wobe benshi basebize akurize aturabeho mama ukobwa twasize agiye kwihorera bene wanjye ufite imigisha yanjye udacikwe n'igice cya kabiri cyangwa se episode ya kabiri Imana ikomeze kubarinda inkunga yawe kandi subscribe aho hatukura ibyo birahagije Cobra kaba yakagize muri kugira ngo akanunosore ndaje dukomeze n'indi episode Imana ikomeze kubarinda YouTube yanjye nitwa Nkwa Media.